batangirana n'umukobwa hari umudamu wari urimo kumukurura, umudamu yabwiye uyu mukobwa ati mpereza amafaranga yanjye wakuye mu kabati. Umukobwa yaramubwiye ati nakuyemo amafaranga ibihumbi bitatu byonyine, ati nari mfite ubukene nyakuramo, ati rero mumbabarire, ati wenda muzayakate ku mushahara wanjye ahari kubera ko nakoze amakosa. Umugore yaramubwiye ati amafaranga ntabwo nshobora kuyakata ku mushahara wawe, ati urabizi ngiye kukwirukana ngiye kano kanya. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko ndimo ibihumbi 50, ati wabikuramo. Umugore arangije aramubwira ati oya ntabwo bishoboka, ati ngiye kukwirukana kano kanya. Umukobwa aramubwira ati mabuja ndakwinginze rwose winyirukana, aka kazi niko nari nshingiyeho. Umugore aramubwira ati ntabwo bishoboka yuko ushobora kugumya ukora hano uri umujura wowe. Umukobwa yakomeje gutakambira umugore ariko umugore aramwihorera. Muri ako kanya hari umusore waje mu modoka nziza. Umukobwa yakomeje kumubwira ati mabuja ndakwinginze, ati kano kazi niko konyine nari mfite, ati ntabwo nshobora kubona kandi kazi. Umugore yumvisha umugore arangije aramubwira ati none se niba wari uzi ko ariko wari ufite gusa wari kwirinda gukora amakosa nk'ayo wakoze. Umukobwa arangije aramubwira ati ndabyumva rwose ariko ntabwo nzabyongera. Umugore yaramubwiye ati rero ndakwirukanye guhera kano kanya. Umukobwa arangije aramubwira ati nta kundi nyine nabigenza. Barakwereka wa musore wari ufite imodoka nawe yaraparitse aho ngaho arimo kubireba. Umugore yatse umukobwa itaburiya y'akazi. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko nukuri nashakaga kugusaba imbabazi ntabwo nabikoze mbishaka. Umugore arangije aramureba, areba umukobwa arangije araseka. Hari undi mugabo wari uparitse imodoka nawe yari arimo kubireba ibimaje kubera aho ngaho. Umugore arangije aramubwira ati njye ntabwo nshobora gukorana n'abajura. Umugore yasigaye aho ngaho arimo guseka. Umukobwa nawe baba bamwirukanye gutyo. Wibuke uriya mukobwa yaramajije kubwira uriya mugore ati wari undimo ibihumbi 50, ibyo bihumbi 3 byawe nari maje gukoresha wabikata kuri ayo mafaranga wari undimo. Barakwereka wa musore yabonye uwo mukobwa. Umukobwa amajije kugenda, umusore yakomeje gukurikira wa mukobwa. Umusore yakomeje gukurikira umukobwa arangije araza muzi inyuma gakeya. Arangije aramubwira ati munyihanganire madamu. Umukobwa arangije aramwihorera. Umukobwa arongera arahagarara, arangije aramubwira ati urashaka iki? Ati nicyo nshakaho, ati ko urimo kunkurikirana. Umusore arangije aramubwira ati nakomeje kugukurikirana numvisha ufite ibibazo. Umukobwa arangije aramubwira ati ibibazo byose naba mfite ntacyo bikureba. Umusore arangije aramubwira ati nyamara nshobora kugufasha nkaguhereza akazi ko gukora mu rugo iwanjye. Umukobwa arangije aramureba aravuga ati ushaka kumpereza akazi ko gukora iwawe? Umusore aramubwira ati yego. Umukobwa arangije aramubwira ati njye ntabwo nigurisha ariko. Umusore arangije aramubwira ati ntabwo nshaka kukugura, ati nabonye hariya bakwirukanye. Umukobwa arangije aramubwira ati njye ntabwo ndi indaya, turashaka kumfatirana nawe kubera wabonye ko banyirukanye. Ati rero njyewe ntabwo ibyo ngibyo bishoboka, njye ntabwo ari uko nkora. Ati niba banyirukanye ntabwo bishobora ko ushobora kuza kungura wowe. Umusore arangije aramubwira ati njye nashakaga kuguhereza akazi gusa nta kindi kintu nari ngamije. Umukobwa arangije aravuga ati abagabo nkamwe turabazi b'abahehesi. Umusore arangije aramubwira ati gerageza gutuza nyamuneka unyumve, ati gerageza gutuza twumvikana. Umukobwa yaramubwiye ati twumvikana iki? Tuba urashaka kumfatirana n'ibibazo nifitiye. Muri ako kanya umugabo kuri telefone bahise bamuhamagara. Umukobwa nawe yahise yikomereza arigendera. Wa musore asigara aho ngaho. Umusore akimara kureba telefone yahise amera nk'uwikanzemo. Arangije aritaba aravuga ati halo, ati urashaka iki kandi wowe kandi? Umugore arangije aramubwira ati ndashaka uze kuza gusinya divorce. Umugabo arangije aramubwira ati njye ntabwo nshobora gusinya divorce kano kanya. Umugore arangije aramubwira ati wenda ndashaka yuko nsinyira divorce nkajyana imitungo yanjye nawe ukajyana imitungo yawe. Umusore arangije aramubwira ati imitungo yose ni njyewe yavunnye, ati kubera icyo wumva ko ushaka kunywa imitungo? Umugore arangije aravuze ati njyewe nanjye twafatikanyije gushaka bino byose, ati rero ugomba kuza gusinya, ati nkatwara ibyanjye nawe ugatwara ibyawe. Umusore yahise akupa umugore muri ako kanya. Umugore arangije aravuga ati urankubye wa musenzi we. Barakwereka umugore nawe yahise afata telefone ayishyira ku ruhande. Arangije ahita arakara n'umujinya mwinshi. Arangije aravuga ati igihe nabwiriye uyu nguyu gusinya divorce ati ntabwo abishaka. Barakwereka uno mugabo ashobore kuba afite umugore barimo gutandukana mu by'ukuri. Wa mugabo nanone barakwereka yahise yongera agaruka kuri ya modoka. Yahise aza n'ubundi atangira imodoka kugira agire aho ajya. Barakwereka yahise yatsa imodoka arangije aragenda. Nanone twongera tugaruka hano kuri wa mukobwa. Wa mukobwa yaratashye ageze ahantu aba, yageze ku gipangu cy'ahantu aba atangiye gufungura, abona urufunguzo ntabwo rurimo gufungura. Agerageza imfunguzo zose yari afite abona ntabwo zirimo gufungura. Umukobwa arangije aravuga ati se byagenze gute? Serire yanjye yapfuye. Muri ako kanya nyirinzu yahise aza arangije aramubwira ati muraho neza Andrea. Umukobwa arangije aramubwira ati muraho, ati ndimo kugerageza gufungura ntabwo urugi ruri gufunguka. Ati rero ni njyewe waruhinduye, ati ni njyewe wahinduye serire. Umukobwa arangije aramubwira ati none se kuki wayihinduye? Umugabo yaramubwiye turabizi neza yuko ndi mu ideni,
ati rero ugomba kubanza kunyishyura ideni ry'inzu ndimo nkabona kugufungurira. Umukobwa arangije aramubwira ati urabizi ati nkuri nk'ukwezi kumwe, tugomba kunyihanganira ati ndi mu kazi, ati ku kazi nibampemba nzahita nkwishyura rwose ntugire ikibazo, amafaranga yawe nzayaguha. Umugabo arangije areba umukobwa aramubwira ati urabizi ati njye ntabwo nshobora kugufunguriraho ngo mu gihe utarayishyura amafaranga yose, ati numara kunyishyura amafaranga yanjye nibwo nzagufunguriraho. Barakwerekana nanone wa musore yakomeje gutwara imodoka asa n'ugomye gukurikirana wa mwana w'umukobwa twabonye ufite ibibazo bigiye bitandukanye. Umukobwa yakomeje kubwira Landlord ati nyamara wambabarira. Landlord yaramubwiye ati ntabwo nshobora kukubabarira, ati yano mazu tuba twarayubatse bitugoye, ati rero banza ugenda ushaka amafaranga, noneho nubona kunzanira amafaranga nibwo nzagufungurira ahangaha. Umukobwa arangije aramubwira ati ndakwinginze ni ukwezi kumwe nkurimo, ati rero winkora ibi bintu. Landlord arangije aramubwira ati hoya ntabwo bishoboka, ntabwo ndi buze kugufungurira umwanzuro nawe ufashe. Muri ako kanya wa musore yahise aza arangije aramubaza ati kurimo amafaranga angahe? Arangije aramubwira ati ndimo amafaranga 70,000. Barakwereka wa musore yahise akuramo amafaranga, arangije aramubwira ati akira nkwishyura amafaranga y'amezi abiri. Wa mukobwa yahise amubwira ati hoya winyishyurira, ati winyishyurira. Umusore arangije aramubwira ati si ushaka amafaranga, atakira amafaranga. Landlord arangije aramubwira ati we barimo kukwishyurira, ati warangiza ukabyanga, ati kandi wibuke yuko ndi mwamezi angahe, ati rero akira urufunguzo, ati cyangwa niba utabishaka unarwihorere. Barakwereka Landlord yahise yishyurwa amafaranga. Wa musore bita Jimmy yaje ahita yishyurira no mwana w'umukobwa. No mwana w'umukobwa nawe twamaje kumenya ko yitwa Andrea. Arangije aramubwira ati urimo kunshakaho iki ko wakomeje kunkurikirana? Umusore Jimmy arangije aramubwira ati njye ndashaka kuguhereza akazi, ndifuza yuko uza kunkorera, atari amafaranga nishyuye, ati ndashaka yuko ugomba kuza kuyishyura, ati ukaza ukankorera noneho ukayamaramo. Umukobwa arangije aramubwira ati urashaka yuko nza tukajyana iwawe ukazajya unkoresha imibonano mpuzabitsina gusa? Jimmy arangije aramubwira ati njye ntabwo ari icyo ngamije, ati nkeneye umukozi nta kindi kintu nshaka, ati nuko nabonye ku kazi bakwirukanye, ati byose byakubayeho nari ndimo kubireba, rero witekereza yuko hari ikindi kintu ndimo kugushakaho kidasanzwe, ati icyo nshaka ni uko uza ukambera umukozi gusa, ati ndakwinginze ngwino ujye kumbera umukozi. Barakwereka wa mwana w'umukobwa twamaje kumenya ko yitwa Andrea. Arangije areba umusore wari umaje kumwishyurira inzu, arangije aramubwira ati sawa nta kibazo, ati ariko turaza kumvikana umushahara w'amafaranga uzajya umpemba. Umusore arangije aramubwira ati ntugire ikibazo cy'umushahara w'amafaranga nzajya nguhemba, ati we ngwino tugende ukora akazi kandi nzakubera umukoresha mwiza, ati ntubigireho ikibazo rwose, ati tuzabana neza, tuzajya ukora mu rugo gusa, ati kandi nzaguhemba amafaranga meza ashoboka. Umukobwa arangije aramubwira ati ibyo uri kuvuga ati urishuwa? Umusore arangije aramubwira ati yego ndishuwa, ati ahubwo ngwino tugende. Barakwereka wa musore yahise afata wa mukobwa. Uyu musore twamaje kumenya ko yitwa Jimmy, naho uyu mukobwa yitwa Andrea. Wa musore ya Jimmy yahise azafungurira wa mukobwa wacu bita Andrea, arangije amushira mu modoka barerekeza kugira Andrea agiye gukora kwa Jimmy. Barakwerekana none twongere tugaruke hano hantu hasa naho ari mu mujyi, tugaruke kuri wa mudamu nanone urimo gusaba wa musore wacu Jimmy yuko bakora divorce. Wa mugore wari umajije kubwira Jimmy yuko bagomba gusinya divorce nawe yarari hano ari kumwe n'umwavoka. Umugore arangije aramubwira ati namuhamagaye, ati ariko nta kintu arimo gusubiza. Umwavoka arangije yatangira kumubwira ati urabizi turiya mugabo wawe rero sinzi ikintu ashaka, ati wasanga adashaka yuko musinya divorce, arashaka ko mukomeza kubana mwabuno buryo, ati ntabwo ashaka ko mugabana imitungo yiwe yose. Umugore arangije aravuga ati n'ubundi narabiketse, atatekereza yuko njyewe se nta kintu nigeze nkora kuri ino mitungo yose afite. Barakwereka umusore arangije aramubwira ati urabizi rero tugomba kubishiramo imbaraga, ati kandi tugashiramo ubwenge bwinshi. Umugore yahise aseka arangije aravuga ati ibyo ngibyo rwose ntubishidikanyeho, ati ngenda mufite. Umusore wari uri ahangaha w'umwavuka yarebye muri mashini, arangije abwira wa mugore ati ngwino urebe. Muri ako kanya wa mugore yaraje arareba, arangije abona wa mugabo wiwe Jimmy yazanye umugore muri rwa rugo rwabo. Arangije aravuga ati se ibi ni ibiki? Umwavuka arangije aramubwira ati uriya mugabo wawe rero ashobore kuba yashatse umugore nawe. Umugore arangije aravuga ati okay mbikeka, ati shambikeka yuko ari byo yashakaga. Arangije abwira avuga ati ubu ngubu niki tugomba gukora se? Ati rero uriya mugabo wanjye turaza kumukorera iki? Umwavuka arangije aramubwira ati ariko cyo ugerageza gutuza, ati tugiye kugenda mu rugo rwiwe tubanze turebe niba neza koko yazanye uyu mugore nk'umugore wiwe cyangwa niba ari umukozi yazanye. Wa mugore yarebye umwavuka arangije aramubwira ati ariko urabizi ati ibyo urimo kuvuga ni ukuri, ati tugiye kugenda tugere mu rugo iwiwe tumufatirane tunamubwire yuko agomba guhita asinya divorce, nitugira amahirwe tugasanga ari umugore yazanye. Barakwereka wa mwavuka yahise afata ibipapuro ndetse na wa mudamu afata ibipapuro,
baratwereka bashobore kuba barateze kamera muri runo rugo rw'uyu mugabo Jimmy kugira bajye bamenya ibintu byose Jimmy aba arimo gukora. Barakwereka nanone twongere tugaruke kuri Jimmy ndetse na wa mukobwa Andrea. Jimmy yarangije abwira Andrea ati runo rugo ni rwo rwanjye, ati ni hano mba, ati rero ngwino nkwereke icyumba cyawe uzajya uraramo, ati kino cyumba nicyo cyawe kandi wisange nk'aho uri mu rugo, ati ni karibu cyane. Ako kanya Andrea yahise yikangamo arangije aramubwira ati urakoze. Ariko Andrea afite meze nk'ufitemo ubwoba, arangije areba umugabo. Arangije Andrea yahise yinjira mu nzu, Jimmy nawe yahise afunga icyumba. Muri ako kanya Jimmy yakomeje kuba ari aho hanze, ariko Jimmy yahise agenda ku ruhande n'ubundi. Jimmy akijya ku ruhande yarebye hasi, arangije aravuga ati se bari abantu ninde noneho ubohereje hano? Barakwereka ni wa mwavoka ndetse na wa mugore wa Jimmy urimo kumusaba divorce. Jimmy arangije aravuga ati kubera iki se, babwiwe n'iki yuko ndahanga? Jimmy muri ako kanya yahise atangira kwirukanka. Barakwereka avoka ndetse na wa mugore wa Jimmy urimo gushaka yuko bakora divorce bari binjiye mu nzu. Jimmy yahise yinjira na wa mukobwa arimo kwambara. Jimmy arangije abwira wa mukobwa ati umva se. Umukobwa yahise afata ikintu agize ngo Jimmy aje kumufata ku ngufu. Jimmy arangije umukobwa aramubwira turashaka kumfata ku ngufu. Jimmy arangije aramubwira ati gerageza gutuza, ati ndashaka yuko mfasha gukora service. Barakwereka wa mugore yaraje ahita akomanga aramubwira ati Jimmy twabimenye yuko urimo. Jimmy arangije aramubwira ati umugore arangije aramubwira ati Jimmy twamenye yuko uri mwaho ngaho. Andrea yahise abwira Jimmy ati abo ngabo ni bande? Jimmy arangije aramubwira ati gerageza gutuza mbanze nkubwire, ati uriya ni umugore wanjye urimo gusona, ati nuwahoze ari umugore wanjye. Andrea arangije aramubwira ati kuki utambwiye yuko ufite umugore se? Ati rero reka njye kumufungurira. Jimmy arangije aramubwira ati hoya, ati wijya kumufungura. Andrea arangije aramubwira ati none se urashaka kugera kuki? Barakwereka wa mugore wa Jimmy n'ubundi yakomeje gukomanga. Jimmy arangije abwira umukobwa ati ndakwinginze. Andrea arangije aramubwira ati none se urashaka ko nkora iki? Jimmy arangije aramubwira ati ndashaka wigire nk'aho uri umugore turimo gukundana. Andrea arangije aramubwira ati ngwiki? Andrea arangije avuga ati none se urumva wuze mu mutwe, turashaka yuko njyewe nawe twigira nk'aho turimo gukundana. Jimmy arangije aramubwira ati byose ndaza kubigusobanurira, ati ariko ndagira ngo ubanze witware nk'aho uri umugore wanjye, ati nimbabazi ngusabye, ati ngiye kuba ngiye hanze tube tuvugana basi, ati niba biri buze kukujyamo uze kuza umeze nk'aho wowe wigize umugore wanjye. Barakwereka Jimmy yahise asohoka muri ako kanya, arangije asanga wa mugore ndetse na wa mwavoka. Barakwereka umugore yahise amubwira ati kuki utarimo gusinya divorce, ati ninde mwari muri kumwe aho ngaho? Jimmy arangije aramubwira ati ntabwo ibyo ngibyo bikureba. Ariko umugore arangije aravuga ati ntabwo bindeba, ubu ngubu uracyari umugabo wanjye rega byemewe n'amategeko. Jimmy arangije aravuga ati nyuma yuko we wanciye inyuma n'umwavoka wawe ndacyari umugabo wawe. Umugore arangije aramubwira ati yego rwose uracyari umugabo wanjye, ati byemewe n'amategeko. Jimmy arangije aramubwira ati okay. Uyu mugore wa Jimmy ngo yaryamanye n'uyu mwavoka wiwe bari kumwe. Rero Jimmy ahita abimenya, amaze kubimenya Jimmy ahita atandukana n'uyu mugore. Barakwereka umwavoka arangije aramubwira ati rero cyo twebwe dukeneye ni ukuri buze gusinya divorce we n'umugore we mugatandukana. Jimmy arangije afata ku rugi, arangije aramubwira ati ariko nanjye nabaye umugabo, nanjye mfite umugore nazanye wundi. Umugore yarabyumvishije arangije ahita yumirwa. Jimmy arangije aravuga ati nanjye ndacyafite umugore, ati mfite umugore turimo gukundana ndashaka kubanza kumwitaho. Umugore arangije aramubwira ati ariko dushobora gusinya divorce, ati uwo mugore wawe mugakomeza mukabana ngiye nta n'ikintu na kimwe bimbwiye. Jimmy arangije aramubwira ati nta kibwo wowe ushobora kumbwira icyo gukora, ati imitungo ni iyanjye, ati imitungo ni njye yaruhije, ati rero wikumva yuko ngewe nshobora guhita nsinya divorce wowe n'uwo mwavoka wawe mugahita mujya kurya imitungo yanjye. Umugore arangije aramubwira ati rero ugomba gusinya divorce kubera ko ngewe nawe ntabwo tugikundana, nta nubwo tukibana. Jimmy arangije aramubwira ati ntabwo ugomba kumena umutwe, ati kandi niba munashaka muzajye kundega ngewe nta kintu na kimwe muzankora, ati murimo kubyumva neza, ati mwebwe murifuza gutwara kampani zanjye zose, ati murifuza gutwara ibintu byanjye byose no kuntu byamvunnye, tuwe rero n'umwavoka wawe ibyo mwifuza kugeraho ntabwo muzabigeraho, ati ninshaka nta nubwo ngiye nzanasinya divorce. Umugore arangije aramubwira ati wow, ati niba wumva ari uko nguko bimeze, ati noneho tugiye guhangana, ati tugiye kureba niba koko iyo divorce utazayisinya. Barakwereka Jimmy yakomeje gufungura rwa rugi ndetse Andrea nawe yaje gufungura urugi. Andrea yaraje ahita afungura rwa rugi. Andrea yahise asohoka, arangije aravuga ati mukunzi wanjye, ati bano bantu se bafite ikihe kibazo? Uyu mugore yahise amubaza ati wowe urinde? Ati njyewe ndi umugore wa Jimmy, ati ni njyewe turimo kubana nk'umugore wiwe, ati ni ikihe kibazo mwaba mufite? Umugore yahise arebana n'umwavoka arangije aravuga ati njyewe nahoze ndi umugore wa Jimmy,
ati rero ndifuza gatanya, ndifuza gutandukanya na Jimmy. Jimmy arangije aramubwira ati mukunzi wanjye, ati ni wa mugore twahoze tubana, ati ntabwo nari naramukweretse, ati rero arifuza yuko dutandukana. Barakwereka wa mugore yahise yikangamo. Jimmy arangije aramubwira ati rero njyewe ndimo kubanza kwita ku mukunzi wanjye mushyashya. Kwereka avoka arangije aramubwira ati none se Jimmy, ati niba warashatse umugore, ati mukaba murimo kubana n'umugore, kuki mudasinya divorce noneho ngo mutandukane n'uyu nguyu kugira uwo nguwo mushakane byemewe n'amategeko? Umugore arangije aramubwira ati niba ushaka rero gushakana n'uwo mukobwa byemewe n'amategeko, ati nuko ugomba kunsinyira divorce ugatwara imitungo yawe nanjye nkatwara iyanjye, byose tukagabana. Jimmy yarangije yahise ashimira wa mukobwa, arangije aramubwira ati ndagushimira cyane, ati wakoze, byibura bagiye kuba bampayeho agahenge, bari bamaze igihe kinini barimo kubonesha umutwe. Umukobwa yahise amubwira ati none se byagenze gute, ati we n'uriya mugore wawe mufitanye ikihe kibazo? Jimmy arangije aramubwira ati nzabigusobanurira neza, ati nzakubwira byose ntugire ikibazo, ati genda ubanze uhindura imyenda. Muri ako kanya Andrea yahise afunga n'ubundi urugi, arangije ajya guhindura imyenda nk'uko Jimmy yari amajije kubimubwira. Jimmy yasigaye aho ngaho arimo kwitsa imitima. Jimmy arangije areba neza yuko basohotse ba bantu. Jimmy nawe yahise nanone batwereka Jimmy ndetse na wa mukobwa Andrea bari bicaye ku meza bari kunywa icyayi. Andrea arangije aramubwira ati none se we n'uriya mugore wawe byagenze ute? Jimmy arangije aravuga ati uriya mugore wanjye rero negeze kumusangana n'uriya mwavuka baryamanye, ati bajyaga bakunda kunca inyuma igihe kinini, ati narabitekerezaga ariko nyuma nibwo naje kumenya yuko baryamana. Umukobwa arangije aramubwira ati none se ukimara kumenya yuko baryamana wakoze iki? Jimmy arangije aramubwira ati icyo nakoze nuko nahise ntandukana nawe. Umukobwa arangije aramubwira ati wahise utandukana nawe muri ako kanya? Jimmy arangije aramubwira ati yego nuko byari bimeze, ati rero icyo bifuza gukora ubu ngubu, ati bifuza yuko dukora divorce, ati imitungo yanjye yose bakayirya. Umukobwa arangije aramubwira ati none se ufite imitungo myinshi? Jimmy yahise asekamo. Jimmy arangije aramubwira ati yego, ikiri kuntera ubwoba rero, ati mfite kampani yindi ku ruhande ikomeye batazi. Umukobwa arangije aramubwira ati iyo kampani niyo ufite ubwoba rero yuko bashobora kuyikurya, ati niba ushobora kuba hari ukundi kuntu wabigenza, ati waba uretse gusinya divorce. Jimmy arangije aramubwira ati ahubwo ndifuza yuko nagusinyiraho iyo kampani akaba ari wowe nyihereza. Muri ako kanya hari telefone yahise imuhamagara. Jimmy arangije areba ya telefone, arangije ahita yitaba. Gusa yari atararangiza kubwira uno mukobwa ati hari iyindi kampani mfite nifuza kuguhereza, ati nifuza kukwandikisha, ariko uno mukobwa ntabwo yigeze abyumva. Jimmy arangije aravuga ati allo, ati byagenze gute? Umwavoka wiwe yaramubwiye ati rero bariya abantu, ati barakomeye cyane, ati barimo kwihutisha cyane ibintu byo gusinya divorce. Umukobwa yahise abaza Jimmy ati byagenze gute? Jimmy yahise amubwira ati uriya mwavuka wuriya mugore wanjye arakomeye cyane, azi ubwenge bwinshi, tarimo kwihutisha divorce byihuse. Andrea yarangije aramubwira ati none se ubundi wasinya divorce n'iki kindi urimo gushaka? Jimmy arangije aramubwira ati ikibazo mfite ni iyindi kampani yanjye irimo ku ruhande, ati kandi iyo kampani yanjye ni kampani nini, ntabwo nifuza yuko bayindya, ati ntabwo nifuza kuyisangira n'uriya mugore kubera ko ni kampani yuzuyemo amamiliyoni menshi, ati rero icyo nifuza ubu ngubu nuko nayiba nyikwanditseho, ati ndakwinginze reka mbe nyikwanditseho basi aba ari wowe mba nyihaye. Andrea yahise amubwira ati ariko warasaza, ati nibwo tugihura tunyandikeho kampani? Jimmy arangije aramubwira ati yego nta bundi buryo nabigenza, ati ahubwo reka dushaka uburyo ki tugenda ku mwavoka, ati iyo kampani nkaba nyiguhaye. Andrea yahise yumirwa, arangije aravuga ati ntabwo bishoboka, ati umuntu tugihura kano kanya arashaka kunyandikishaho kampani, bigenze bite? Mbe barakwereka wa mugore ndetse na wa mwavoka bahise baza gushaka ya business ya Jimmy twamajije kumenya ifite amamiliyoni menshi. Gusa no musore yitwa Daniel yari arimo kubwira uno mudamu ati wegerageza gutuza, ati ibintu biri muri control yacu, atari iya kampani ubwo twarangije kuyimenya, ati nayo tuzayisangira, ati nayo ubwo tuzayigabura, ati nayo nitujya gukora divorce, ati ubwo nayo bazaduherezaho imigabane yayo. Barakwereka aho umugore yahise avuga ati se ko narinzi yuko ibyangombwa byiwe byose biba ahangaha, kuki ibyangombwa by'iyo kampani ntarimo kubibona? Barakwereka barangije kumenya yuko ya kampani ya Jimmy nayo bayifite. Umugore arangije aravuga ati ndifuza yuko Jimmy ibintu byose tugomba kubisatura tukabinganya. Avuka arangije yasigaye aho ngaho abwira uriya mudamu ati wegerageza gutuza kubera ko ibintu byose tubifite mu ntoki. Barakwereka nanone twongere tugaruke kuri wa mudamu ndetse na avoka wiwe bakomeje gushaka
ibyangombwa by'iyo kampani ndetse banashaka kumenya byinshi kuri iyo kampani. Umugore arangije aramubwira ati none se ko ntarimo kubona ibyangombwa byose, turabona mfite ibyangombwa by'imitungo ya Jimmy mikeya, ati rero ngomba kubona iyindi mitungo yiwe yose, ati nkamenya amakuru y'imitungo yose afite kugira tuzabone uko tugabura. Barakwereka umwavoka arangije aramubwira ati ariko wowe gerageza gutuza, turimo gushaka gukora ibintu urimo guhinda cyane, ati rero byoroshye, ati gerageza kuboroshya ibintu. Avoka ndetse n'uyu mugore wa Jimmy nubwo bari bagiye gukora divorce ariko no mwavoka yakundanaga n'uyu mudamu wa Jimmy. Barakwereka umudamu yahise ahobera avoka, uyu avoka twarangije kumenya ko nawe yitwa Daniel. Barakwereka nanone twongere tugaruke kuri Jimmy, twasize Jimmy abwiye wa mukobwa wacu bita Andrea ati rero hari indi kampani mfite nifuza yuko waza gusinyaho, ati nkaba nyiguhaye nkaba nyikwanditseho kugira uriya mugore atazayitwara. Andrea yaramubwiye ati ariko mfite ubwoba, ati bino bundi ni ibyiki. Jimmy arangije aramubwira ati ariko Andrea gerageza gutuza, ati gerageza gutuza, ati no kampani ngiye kuba nyikwanditseho. Andrea yarangije aravuga ati ntabwo ndimo kubyumva, ati ubundi se wanyizeye bingana iki? Avoka nawe yarabyumvisha arangije aravuga ati se n'umusore ashaka guhereza kampani umuntu batanaziranye, by'umwihariko bataziranye cyane. Jimmy arangije aramubwira ati rero nabikoza, ati kubera ko nkwizeye, ati nabonye uri umukobwa w'inyangamugayo, ati kandi nizeye yuko utazigera untenguha. Barakwereka avoka arangije aramubwira ati uri seriye neza, ati witeguye gusinya yuko kampani ugiye kuba uyigurishije kuri uyu mukobwa? Jimmy arangije aravuga ati yego njyewe ndi seriye, ngiye kuba nyimuhaye kampani. Barakwereka mwavoka yabwiye uno mukobwa ati ngaho sinya yuko wowe yino kampani ya Jimmy uyiguze, yamweretse aho agomba gusinya. Barakwereka umukobwa yarebye Jimmy, Jimmy aramubwira ati bikore nta kundi twabigenza. Barakwereka wa mukobwa yatangiye gusinya. Mu gihe yari arimo gusinya nyine yarangije gusinya yuko aguze kampani ya Jimmy, ndetse avoka arangije avuga ati okay tubikoze neza cyane. Arangije yerekana Jimmy aho Jimmy agomba gusinya. Jimmy nawe yasinye yuko agurishije kampani yiwe kugira abone byibura yuko uriya mugore wiwe adashobora kuzagabana nawe ibintu byose. Umwavoka arangije aramubwira ati okay ibintu byose bigenze neza, ati kirangiye, rero mwana akitahira, tubungubu kampani yanditswe kuri uyu mukobwa. Barakwereka Jimmy yarishimye ariko umukobwa we bigaragara yuko atishimye. Ni ubwa mbere ahuye na Jimmy, ntabwo arimo kumva ukuntu ashobora guhura n'umuntu agahita amwizera. Barakwereka nanone twongere tugaruke kuri Jimmy ndetse na wa mukobwa Andrea. Jimmy yaje arimo kubwira wa mukobwa ati none se ntabwo tugomba guserebura ku bwa kampani nshyashya waguze, ati kubwo ibyangombwa bya kampani ufite? Umukobwa arangije aramubwira ati duserebura iki se? Ati ndumva njye nta mpamvu dufite yo guserebura, ati kubera ko n'ubundi kampani ni iyawe, nuko wabaye uvuze gusa ngo ugiye kuba uyimpaye, ati kubera ko n'ubundi nyuma nzayigusubiza. Jimmy arangije aravuga ati ariko byibura muri ino minsi mikeya turaba ukiyifite, ati kampani irabikwanditseho. Tukiri aho ngaho ako kanya avoka yahise aza arimo gukoma mu mashyi. Arangije aravuga ati Jimmy, ati felicitation rwose, ati imitungo yawe yose twamajije kuyimenya, ati yose turayifite. Umukobwa yahise amubwira ati mwayibwiwe n'iki? Umugore yahise amubwira ati byose turabifite aha ngaha. Ati rero Jimmy atuje gutuzanya zino mpapuro kugira usinye divorce yuko ugiye gutandukana n'umugore wawe, atware 50% nawe utware 50%. Jimmy arangije aravuga ati imitungo narangije kuyikuraho, byose nabyanditse kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa mureba niwe narangije kwandikaho imitungo, ati ibintu byose niwe ubifite. Ati rero byo murimo gukora byose muraruhira ubusa, ati muzane rero mbasinyere divorce, nimurangiza mugende nta kintu na kimwe mutwaye. Muri ako kanya umugore yahise abwira wa mwavoka ati banzu batera ubwoba, ariko ati banzu bereke ibyo dufite, ati baduhereze imitungo. Barakwereka avoka yahise akuramo imbunda muri ako kanya. Arangije abwira Jimmy ati rero niba utaduhereza imitungo, ati niba utaza n'ibyo bintu tubikure kuri uwo mukobwa, nurangiza ubitwandikeho turahita tubica muri kano kanya. Jimmy arangije aravuga ati ariko mwitonda, ati mureke kwihutisha ibintu muri buno buryo. Umukobwa Andrea yaravuze ati Jimmy, ati reka tubahereze ibyo bashaka ariko batureke twenyine, ati batureke tugumeho. Jimmy arangije aravuga ati yego ntibagire ikibazo rwose, ati turabibahereza ariko nibabanze bashira imbunda ku ruhande twumvikane, ati bareke kubikora muri buno buryo, ati nimutwica n'ubundi ntabwo muri buze kubibona.
barakwereka Jimmy yarababwiye ati mubanze muzane impapuro mbanze mbasinyire divorce kwa avoka. Yarakomeje gutunga Jimmy imbunda, arangije aramubwira ati ngaho akira bisinya. Jimmy arangije aravuga ati ariko ngiye kubisinya. Umugore aramubwira ati gera vuba ariko turimo no kwihuta. Muri ako kanya yaragiye gusinya divorce Jimmy. Polisi yahise yinjira. Mu gihe polisi yinjiye, avoka isasu ryahise rimucika, arangije ahita arasa Jimmy atabishaka. Umugore nawe yarabibonye, arangije arikanga. Avoka nawe yarabibonye, abona ko arashe umuntu atabishaka. Muri ako kanya polisi yahise ifata wa mwavoka ndetse ifata na wa mugore wabanaga na Jimmy bari baratandukanye, irangije ijya kubafunga. Twongera tugaruka kuri Jimmy ndetse na Andrea. Jimmy baje kumurasa, Jimmy birangira yisanze mu kagare. Jimmy yararimo kuganira na Andrea arimo kumubwira ati warakoze kunyitangira. Jimmy arangije aramubwira ati hoya nta kintu gikomeye nakoze. Andrea arangije aramubwira ati ubu ngubu bimeze neza, ati kandi noneho n'imitungo yawe wayisubirana. Jimmy yakomeje kureba Andrea arangije aramubwira ati ntabwo nkeneye imitungo yawe, ati rwose ndashaka kugusubiza ibintu byawe. Jimmy arangije aravuga ati njye ntacyo bintwaye, ati kubera ko n'ubu ngubu ndifuza yuko njyewe nawe twabana. Andrea arangije aravuga ati ntabwo ari umwanzuro nahita mfata kano kanya, ati ni ibintu ngomba gutekerezaho. Jimmy yahise yongera amera nk'ucitse intege, arangije aravuga ati sinukubera icyo urimo kunkora bino bintu. Barakwereka Andrea yarebye Jimmy arangije aravuga ati none se ntabwo wareka tugahita tubana ubu ngubu, ati ntabwo wareka tugahita dusezerana ubu ngubu, ati imitungo yose noneho ikatwandikwaho njyewe nawe, ati kubera ko njyewe ndagukunda, nagukunze mbere nkikubona, ati bwa mbere nakubonye nahise numva umutima wanjye ugukunze, ati nubwo uriya mugore twabanaga rwose yari umugore wancaga inyuma, ariko we nkimara kukubona nahise mera nk'umuntu ubonye urukundo bwa mbere, ati rero nyemerera njyewe nawe duhite tubana. Andrea yagumye aho ngaho mu gihirahiro, arangije aravuga ati mbigenze gute. Jimmy yakomeje kureba Andrea arangije abwira Jimmy ati njyewe nta kibazo mfite cyo kubana nawe, ati nditeguye rwose. Jimmy yahise yishima, arangije aramubwira ati urakoze cyane, ati kandi warakoze kumba hafi. Andrea nawe arangije aramubwira ati yego nawe warakoze cyane, warakoze no kungirira icyizere. Jimmy arangije areba Andrea ndetse Andrea nawe areba Jimmy. Andrea arangije aramubwira ati ariko njyewe nyizera ntabwo nzigera nguteza ibibazo nk'ibyo uriya mugore yaguteje. Jimmy arangije afata Andrea ukuboko, aramubwira ati ndabizi neza yuko wowe udashobora kumpemukira, ati ndabizi neza yuko ufite urukundo rwa nyarwo, ati rero ndifuza yuko urukundo rwanjye nawe rwaba urukundo rwa nyarwo nta bintu byo kubeshyanya birimo. Nakwereka Jimmy ndetse na Andrea bakomeje kuganira, bafata n'umwanzuro yuko bagomba kubana ndetse n'imitungo Jimmy yari yarandikishije kuri Andrea batagomba kuyikora kuri Andrea, ahubwo igomba kugumya yanditse kuri Andrea. Andrea yatunguwe n'uburyo ki Jimmy ari umuntu mwiza, uburyo Jimmy ari umuntu ufata imyanzuro ikomeye. Andrea nyine byaramutunguye cyane. Barakwereka ndetse na wa mudamu ndetse na wa mwavoka bagiye kubafunga nabo, ndetse Jimmy na Andrea bemeranya yuko bagomba kubana. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe. Yari Big Move Entertainment, kora subscribe kugira utazacikwa n'izindi filimi.